baranga bagenzi bawe ntawe urahura n'udasiramu. uyu mugore w'igisambo ngo ni Jojo Ewan nawe afite imvugo za kiraya ndagasa iza mvugo za bya biraya byo kumukora noneho muteje babana muri komenti we. nta kibazo ngewe ndakomeye abana ntabwo bari abantu urimo uravuga ibintu by'uburaya ugira ngo bakubaka ni byo bashaka kumva. Ego urebe mu kanya turagira kuri miliyoni umva leta we Steven menya ari mu cyayi Steven yagarutse. Steven yagiye gucaginga kugira ngo aze. Steven ngenda shaka kumaza ikibazo kimwe gusa. Steven ntago ariko nsubiza mumubaze rero namwe. Steven araje ariko n'abandi bakubwire barabizi niba adazamuye kuko yagiye kurya umwana aratunura. yagiye gukurikira nk'umwana twese turakuze hano sibyo yagiye gukubita umwana. wowe ugira imyeyo ngwino nkururire oye reka nawe ntukavanga ibintu. none ko Steven ugiye kumubaza ibyo yabyivugiye ndayifite nyine. sawa yego musawa kumanente itsuwanditse isoko yanditse ngo ni jihadi byagenze gute? Jihadi n'utari usiramu arazingura bro ngo ngwiki it's comment noneho zacu zatwitse ndakurahiye. Nakuona rafiki yangu Tsitsi muhungu wanjye dore na yaje mushiti wawe se ku mibare mike cyane hejuru Tsitsi ngeza ku gahumbi. Enigma sinzi umuntu winjiye muri Enigma. Hari umuntu winjiriye muri Enigma hano. Enigma agira umuntu blessing ape basa tugeze ku gihumbi. Sigewe swinjiriyemo. Iyi mibare yababaje. Steve yagarutse. Muhungu wanjye Enigma. Steven ni gute uducitse ngo ni Giselle ra ariko blessing asante sana dijadam na blessing dijadam araje none utramukira ariko blessing ni izina ry'Imana nawe usigaho nkubiti nuza kweri blessing nawe usigaho nkubiti roza ese tese yagiye hehe bantu banje biene dukubita ku kantu kari muri screen embassy noneho menye udatwaye dukubita ku kantu tugakubite embassy wamaye kamera embassy no menye udatwaye embassy kwiyunga nkavuga ko parikingi wayibonye kera nerekana na ya famu yawe nerekana ibintu byose ukabidarapa. Embassy Ewana nahita amenya ko uri umuntu w'umutaramu cyane. ase Steve waranzeho nanjye reka ndimuze kate okay manegani nitaboneka basishyiraho ka kanyasha Embassy kuri manegani cyaz kaka niko ni 200 basi ibi byarabizi cyane ariko nta mpeka manegani Embassy ngashaka kuzamuka je Embassy mbere yo kuzamuka banza ukubita ibyo bintu nabikubite bivuge wowe kubita nabidarape Jojo uri kureba uno mwana wo muri comment ukuntu yanditse nabyo ndeba nza Embassy karabikora mu kanya ngaratwaye ngo kubita Embassy dore ngako Embassy ngiye dore ngako Embassy dore ngiye ngako Embassy ako karoroshye. Thank you blessing. No ndimo ndumva nshaka kurya agahene pe ejo nari inyama y'inka ndimo ndumva nshaka kurya agahene.
nzaguha challenge yo kumara iminsi 2 utari inyama ntabwo nabishobora ngo amadolari 500 ntabwo nabishobora nora n'uwo Nora noneho yaje kuri kamera. nora n'uwo ese ada wandasa mbona umukobwa mwiza. Wow. Guys, mungeze ku gihumbi guys. kuba ni mwiza ba Nigo sha mumuhepe mumuhe yeme yashiraho na kamera. Mumbracing. aryo waga naye mwana. Ndikakira. Yabigenge. Nyereka urugi rw'ahantu. Nta kintu ufitemo. Urugi rw'ahantu mu. Nge nanyereke please. Mwereke muri kaps. Nyereka please. Nyereka akantu ufitemo nako. Please. Nyereka please. Kamwereke hanze nibwo umenya neza hone. Ego twerekera atasha. Oh my god. Wana atanikuwa ngo niyo. Ariko na mwiza koko. Niyo. Thanks, Shipley. Steven, thank you, bro. Kaba turi ndaza twafu. Bye. Thank you. Kaba turi ndaza je. Bakududina. Ibicyana hano ngo nabanza twereka inyonyo. Hato, uzaye nabonye se. Cyana biri kuvuga ibintu. Mbega Kacyiru ku muhanda w'amabuye. Urabibonye Ni kuri rwa rusengero rw'abakatolike. ndabona. Aho mubere nzanga ku rusengero rw'abakatolike ni kumanywa. Twabonye nyine wese warenzayo. Twabonye. Dora uzubwenge bwinshi. Bacanye amatara niyo mpamvu. Uzubwenge uzimuka rata. muri saa saba muri saa. Guys, mutu bracing. Mwana ibirano bita London. Jojo nawe twereke Kacyiru y'ahantu uri. Ngewe ndi Nyamirambo. Nyamirambo kuri 40. Nawe twereke Nyamirambo. Kangende hanze mbere. Nukrijya hanze twereke Nyamirambo. Ariko umwana ni na muzima rero. Hano waje kandi Subibonye se ngaho blessing ashaka. hano waje kandi kana keza pe. Kari he? Kasa pihan. Kaba Cyprus. Oya kaba Cyprus. Kataje. Oh. Kakita irere. Thank you. Bakita irere. Steve abukera nawe uri bungeze ku gihumbi. Ariko nikandutira nde Jose. Wanavuye kureba mu mafoto nkatanga. Steve urageza ku gihumbi. Dore ngaka gahise kanazamuka ahubwo. Basanga ni incauda. Muzamure. Namuka kuruti. Ego Steven yabayisiri. Gisela yagucapisha telefone. Ngize ngo uruvuze ngo iki? Umwana ni mwiza ari Tangereza nanjye umutima. Always. Kandi wawunyemereye. Ariko BN ntabwo urabracing pe. Umbracinze ko. Uruvuze ngo iki? Irere ni mwiza cyane. Thank you. Ariko nawe kandutira Namuka kurutira ndetse Cleopatra. Cleopatra si sawa se? Ni sawa ariko kuvuga nyine uriya ni mwiza kandi buri muntu aba afite guzi we. Cleopatra ni scam rwose. Ntajya avuga araza akimyutinga ntatera igipi niyo wamenye ibyo. Ngabatinya ko mu mubaka. Ambana nani. None si ibyo turabimwambuye. Ngabatinya ko mu mubaka yarabimbwiye mwana. Oh, wow. Arabizi ko hano nta Cleopatra baduciye Hari umuntu wabaga Cleopatra baduciye amazi. Cleopatra yamye utinze ngo batamubaga.
imagine ese ava ku mihanda Cleopa ariko Tesi yagiye hera ko Tesi yari afite vibe. Tesi arahari Tesi Jane yagiye. Cleopa ko yagiye koko ntabwo ari kunyumva mwana siko Tesi yagiye biri seriye Cleopatra cyane ngira muri mute mwana oya ndikumva Nasi uri muri mute tukakumva. ndahari Tesi kutavuga kumva ko kure wari kukwitaba ariko bamwumve ndamubona muri comment katavuga se njye ntabwo ari kumwumva Tesi se hari ubwo ari kuri pano yamanutse ni ukubera iki se ariko se Jay nawe Tesi n'ukuntu aryoshye ku munwa afite umunwa ndabikunda araryoshye tubwire kutema Uganze ako se ko ndi kumumvira kure Taifa ko ndi kumumvira kure Taifa nawe ari kure bari kure ya telefone ndake Uganze Angel abe no kunkanda wewe aryoshye nk'iki koma ndagukubita wowe bivuze ntabwo nari nzi ko umukobwa amenya ko mugenzi we aryoshye ubu ninde ugiye se kandi ntabwo dojo Steven, wakuma yiga banza rero ujyana. ariko ntabwo ngaho Inde Steven Sikaye makuru n'abajama Igo narindi mu kazi noneho ndamyutingaho gakeya mu mbabarire ngarutse nsanga namanutse wari wagiye mu cyayi oya narindi mu kazi ndararyoshye cyabura ryoshye ntugende ntagende mbabariye ko erega bisaba ngo haza umuntu urabona atera ku gipindi wenda nagaruka tumutakira umwanya sibyo twongere dukande twa tumoro mugande mu contributing twongere dukande twa tumoro aze Cleopa urimo uranyirengagiza ndi kukuvugisha mwana gusa urumva nugera ibigenge azaguha ari kukwirengagiza byo guhabwa byo ko bari ibibazo nk'uko byaramo sana Fabi sana Fabi ntureba rata Fabi nkuriramo nk'utoni ijana wallahi twagiye Fabi twagiye ko Fabi ari seriye Fabi vayo hano nawe wabona uryoshye ese umuntu aryoha ate ese se bajya bavuga ngo iyo uryoshye ubyumva cyangwa ndi babibona ni gute ubyumva se urirya ese ari ukuntu bifashe ntabwo bisha umukobwa avuga ko iyo uryoshye uburyoshye n'igenda ubyumva uwakuriye niwe ubimenya Steven agiye gusambanya umuntu agiye gusambanya umunyakankuni nika kana nawe bantu ndi kumwe nabo nora ngo bimeze bite ko wacecetse ndahari ibitekerezo byawe ngo barabikeneye se wasubijeho kamera ariko Nera ni mwiza shangewe Nera uraryoshye kujya kwicara hanze Nera tujyane hanze washyizeho kamera ko Jojo agushaka kureba ukuntu uryoshye ndagusha ariko mana abagabo Imana ashaka no irabakunda gutestinga se byibura cyangwa ashaka kureba kureba gusa amaso yanjye tu waje ukanatestinga saho ngaho ndarigata he kaga ngo gashore kana nyano hose mwiza mbwiraho mera urahera aho ushaka kabisa Igo okay uri fake gusa ariko pemvuye kumustokinga n'icyuma inde ngewe Nora arakubiye Nora ni mwiza ngendi AI Jojo uri AI kabisa uba wandika nago ndi original vraiment no mwigore nese washyizeho tukaguforowe ako wabaye gute
Mumfollowing nyine. Ntabwo wamfollowing kangufollowing uri. ndagufollowinga se biriya bya nyiramubande ndeba muhari. Welcome back. Tom Lee, Ariko Tesi no kubona gukunze wowe. Thank you. Ego ko Nora ugeze ku gihumbi. Niwangeze ku bihumbi 2 ahubwo. Tom Lee. Ubwira n'inshuti zawe. Adams yagiye mu cyayi, yagiye kureba uko bimeze. Umuntu aba stalkinga mpora areba abantu ndi kumwe nabo. Uba ugomba kumenya abantu uri kumwe nabo. Yes. Nose sibyo. Oya niko bimeze. Bakumenya ngo kanaka ameza. Umureke nibarize Nora aho ashaka ko ndigata ibindi mureke. Damian Dafu ndakubonye. Nora aragiye mu cyayi ndagukubita. Rata Tesi wowe wanyanze ntago noneho nguterese wankubita. The fuck is calling me? Oye. DJ Adam afite abafollowers benshi. Adam afite abafollowers benshi. Yanze no ku mutima uyu noneho kandi naribi. Ahubwo arafite uyu yanze no ku mutima wumve ko kandi ajageri wanjye uretse. Inde? Wowe nyine ndeka. Ndatareka rero umugore. Oya wo muri kumwe. Nora Kariwe turi kumwe. Kubona David mu mutima rero nanjye. Paramesha dijojo ko nta kintu ufite hose. Nyoreza mu mutima. Ada. Kubona David. Ndamwata mu mutima ntabwo ndamubabarira. Mu mutima. Urakoze. Ubundi ibintu bikoraga kuva kare. Bashaka kumbabarira ikihe cyaha se kandi? Ese urabona watanze utanga imitima uransimbuka. Uyu ni DJ Adams se bajyaga bavuga witwa DJ Adams. Ngo ngiki. Barabiretse nanone baracyabivuga. Ibiki DJ Adams wanyawe. Uko bananiwe. Niwe. DJ Adams yinjiye ari muri kuresinga nanjye nta mutima yamaye. DJ Adams wakuresinze nanjye namanutse DJ Adams naye nta mutima yampaye habe na muhunde pe Tesi hirya hariya nde buhunde. Adam turebe dukunde kandi abakunze umva ishongero bakunde. Thank you very much. Umva ongero bakunde. Yego nanjye umerera. Oh, thank you Bakunze. Ada umena none. Thank you. Adam sekatibuse nanone kandi nikituru gupfa. Nikituru gupfa vraiment. Nani arongera ansimbutse kandi yabayereyo kuva kare. Ongera nanjye wume. Wume. Saranganya kamwe rero. Wume. Satwinshi. Ngaho mfingaraza. Gufinga ngugira gute? Jojo ikinyarwanda cyawe ko numva ari hafi ya nayo. Nora. Karame. Uvuye gustokinga arya? Uvuye kugustokinga kabisa. Ubonye iki? I like what I saw there on your page. Thanks a lot. You are welcome. Are you married? I'm single and hunting. Ooh, same as here. I'm not searching, I'm hunting. Searching friends. Okay. kandi wenda Nora ndabona byagwamo. Rahira. Byarangiye. Na Nora ubwo byarangiye twihuje. Nikimuri ya mutima rero nanjye mu mutima ubundi mbyanzure. Nahita ngo bitankakantu besi. Adam mu mutima man. Ahubwo urashaka kubyangira. Ariko Adam sinakubwira ariko nsimbuka. Twashiranye. Fingaraza rero.
Jojo ntabwo Nongera dukuramo nzamuka. akantu bakavuga ari gutyo. Queen P, my dear. Send me something, Queen P. Adams ararara ababomora. Byagenze bite se? naraye ndose Je, yo biri kugenda gute? Wabibonye ko ndi kuvamo nongera nzamuka nongera amanuka? bigakunda gute banza ikibazo cya network. Okay, Ntabwo Adams. mbizi imana. Message nawe ndayibonye. Nani network nkeya tu. Oh, really? We na Adam mwe mwagiye bunuzi mwe mwagiye muri tari. ubwo bagiye inbox nanjye yagira umuntu uzanira iti Nawe ushaka ko bagutereta. Jojo ngo urashaje niko bari kuvuga. nta mvi mfite Ngo urashaje ngo ndazanye cyaragutse. amafaranga Ngo cyaragutse yagiye kise wowe uri kuvuga ibiki igisuguti. mfite ibintu uvuga kandi wowe guys mutapinga screen muna sharing uza kuri pano yanjye nzaguhanura guys mutapinga screen neze kwaza. Jojo pana yawe uza hostinga ryari? ndaba hano mpaka nafunga ndagenda iwanjye kuri saa 10 za Ukora live nawe? nasi utari niba ari Taifa siyo yansanze ari kuvuga ibintu byabaye nijoro. Taifa muraziranye se? Abo tuziranye ariko nyine yambonye nijoro umucuti wanjye hano yanyofese abizana iwanjye nafunguye. Ngewe Oya wo muri kumwe ntabwo imbuga yawe ntabwo ndayijyaho ahubwo uze kumari uze kunyivayitinga nze kureba ntabwo urantumira na rimwe byatangiye kurya indimi aiga man ariko mwagiye mu basiri ngaho nyumvira none ase wowe hora wasinze ariko Jojo Igo izo mwanguri Jojo Steve yagiye. Jojo we ko negeze nza kuri nuza yawe oya waba mbeshe pe niriwe ndyamye mbyutse mu kanwa oya igo nibyo byose ahubwo twahuye ejo kuri nuza ego ntabwo mba mbyibuka mba nanyweye itabi n'urumogi n'ibiki baze kubona ko abana bamuzi babandika birabiye. dore sabaga bose Urabona ukuntu baba bamwibasiye? ntari ikibazo se ngiyeho ndakomeye mana reka bose bazi bantondagire ngo bose baze banondagiye. asante rata no mwese mujye mu ntondagire Nora utangiye ku blessing abandi. Hey nanjye ndi hano blessing. Nora I'm here. Our fans Nora I'm here. Nora I'm here. Sabina nawe uri kuzamuka wazamutse nawe. Izina ry'Imana ndumiwe uzi ko Jojo abatazi abantu bageze iwe ariko Taifa uzi umuntu ari kwisobanura cyane Jojo nuzamuka ahubwo uze kuma request nzi wawe mvi imbere ahubwo nanjye ka following Jojo ndajya kumucunaguriza following rwose ndaza kuzi wawe account yiwe iri privé kereka nagira nanjye namufollowing ariko nta kintu ndi kubona kuri ntuze kuri account ye. nahise ikibazo mufite niki ndashaka kukubona Shadi kugira private kandi uba ushaka abantu bafollowing ndamaze wowe Taifa niba rindi ngaho Taifa mu Duro nakuona Duro ndeka Duro nakuona karibu sana Duro katwihamagarira amakoine naho mwebwe murimo muraducakaza harya ngo nugufingaraza nabibonye byarangiye arashaka byarangiye twigire mu makoine igihe rwose Duro nimekucheki Jojo rwose nawe hari igihe rambira imibare ndiho ntago ari mizima Duro Nora bimeze bite? Jay hamagara abakire bawe baze batu blessing. ongera usubire kuri video wowe uri hejuru y'ibintu ongera urebe ukuntu ibintu bigenda hano. Jojo muramutibuye se
munshyire ku Tayi bihumbi ntabwo twari bibiri kubivamo, ngiye ntabwo gushyiraho nta umutwe kintu byavagamo. muri sex ubundi Tayi nshyiraho soma kamera comment ya Kasano wumve ukuntu avuze. Nta bintu byavagamo rwose. Kasano Ndabejeje. Kasano se ko yahereye karamwibasira n'ubundi. Gusa ariko nanjye sindi kure ya Kasano. Aziko yaratangiye kumbeshyira ngo nagiye kuri pano Ngo ejo. Nibyo nyine nkubwira ngo bano bakobwa agomba ibintu babara uyu utangiye no kunywa ibyo bintu byo muri Amerika kwako binahabera ku bwinshi uburangiye. Amerika niho hantu nabonye hibera ikintu biti ibiyoga by'ubuntu. Za kiwingu za hano nozo ziraguhita zirakugubanya. Umwaka wa 2015 tariki 16 z'ukwa kabiri nibwo bwari ubwa mbere mfata rutema ikirere uri kumva bwa mbere njya muri Amerika ngo ndebe naragiye mara y'amezi 6 nanjye ubwanjye ntaramenya ngo ese niho ndi cyangwa winywera kiwingu nibera mu businzi n'uwabwire neza nk'ikigori ahandi nyine ugira kuri level yo kuba nka ba Jojo. Noneho hari ibiyoga bita ngo ni forok, niba ari forok. Niyo nzoga ya mbere bampaye ko nanjye abantu naguyemo barabasinzi. Niyo nzoga ya mbere bampaye ndara muri trash. Cyakoze sha. Nagiye kujugunya trash njyana nayo. Foloko na baseball. Munyeri niba bikorwa muri watermelon. Mo buracyo seje. Ubundi foloko na baseball. Naraye muri trash. None imbehiza kuba nyinshi. Urumva? Nza kuvamo ariko wumve ko nahise ndahira. Kangira kugera nyine ncika no kumayoga gutyo gakega. Ubu ngubu nyine kugira ngo uzamfatisha namwe inzoga. Cyeka navuganye n'umuntu urumva? Nkumva wenda arimo arafata gafuri naye nkiyongoza ko ariko nagira ibintu nko kumba bifite muri frigo. Kandi wibera kabyeri. Nice ndi ngenyine sinshobora kubinywa. Nanjye nyemeza gukora kwa tayivuga ko muvuga hano akumva ibintu muri mavuga bisekeje nawe ugahita gapfundura ariko vuga ngo ndabyutse ngo nibyo mbereye reka da kare ibyo bari ubwo warabaye chronique ibyo ntago nanjye ibyo ntago bijya bimbaho ngewe nkanywa mbona mfite umwanya uhagije wenda ibindi wabishyize ku murongo byose ibyo nibyo byiza naho uzo muntu aba afite akazi akanga kujya ukazuka kamusanga mu ibyeri. Urakoze cyane. Haya ahubwo hari n'abandi babyuka zamwishe ngo zikizwa n'izindi agahita apfunda. Ariko umuntu wanga kujya ku kazi ngo ari muri byeri icyo ni ikindi kibazo kindi kandi. Baruzuye cyane aho. Arahari benshi. Zirakunangura boro. None se bigenda bite? Ayanga kujya ku kazi hanyuma akabona andi mafaranga ati. Hanjye n'ikibazo. Sinabimwe bya kamishi numvise ngo abayibereye kwa Mwenzangu muri Tennessee. Anywera amasosi mwijyaga yirira ibitabaza oyeza go cunaguza kamishi yave ngabari ku mugabo bita Mwenzangu anywa amasosi mwijyaga oya nta naho banahuriye uzi kuva hatuye Mr. Desire hatuye muri Knoxville n'amasaha abirira Desire kandi wigituze ngo ukure kuri zero Nashville kandi Zako pe utuhe? Zanga ba Nashville. Austin. Utuhe Austin. Ahubwo se Mr. Red aracyari nibura hano hantu ntangiye kubona spirit y'amacoin. Kubera Mr. Red ahageze. Cyanaza kwezi racyari nkeya. Diza. Kugira ngo mbone go spirit irimo kandi gutwumuriramo. Guys, munkandire kuri Jay mwese. Oya, biza wenyeneye ko nawe unkandire kuri ako ngako. Ni twaturaho. Areka Jay iyo ngusabe bakagukandiraho ni nkaho bari ngibukanza. None se nabivuga bari kugukandaho. No nta n'umuntu n'umushobora no kuba yabikandaho kuva gusa nawe wavuzeho. Kuva gusa wabivuzeho nta n'umwakanda. Nagukandiriho tubibone. Hano hari umuntu nsekeje ngese ngipano. Ushaka ko nkubera ntagarugero. Hari umuntu nsekeje ngese ngipano ngo niyo aba diaspora gusa. Aba diaspora ni bande se barahanga kandi kuko mwoka byara. Mumbarize. Ubuse nanjye ndi muri diaspora ngo ko nibereye iremera kuri stade.
ahubwo uzacuranga ryari ni hehe Nyarugenge ku kamatera bizabera he muri ino minsi wasanga nanjye hakashyira ku rusengero ndi diaspora Ngize mu diaspora ubu diaspora nasanze ari mu mutwe gusa ariko ugomba kuba mu diaspora ariko utabamo ba diaspora usa na si ibirenge kabisha umbaye kure mba ngukoze mu ntoki usa na si ibirenge ute Usa na si ibirenge ko mwabuze ngo abacumu ponyonyo abacumu poziwa umukobwa hari ari kurya ikigori none uri kumuzana hano kuri pano ndetse uri kwirira ikigori none umukobwa ujya uvuga ngo wabashije mwikonyenya ariko Gisele twarapatanye ko tugomba kwegerana buri munsi Ako, Jane, wafunguye saa ngapi? Adamsi. Yey. Ye ndimo ndoga, niyo mpamvu namutinze. Okay, sawa. Abanditse bagiye Gisele yamyutinze BN nayo yacecetse. Ndahari. ko mwananiwe ikibazo cyanyu se muvuga ko basakuriza ikibazo cyanyu muvuga ko mubonye umuntu wo gucunaguza gusa